vino ni umukobanyi kandi izo kwa nayo witashutse ajya kurongora indaya ndagushimiye reka tubwire abari badukurikiye kigaro cyacu nakagaruka uwitashutse akagira gute ubwo witashutse nyine witashutse ajya kwirebera bamunuza akodamu ubundi wabaye gute dabaye nese kandi none yewe uwitashutse se bigenda bite uwitashutse abafite umutima unezerewe kandi imirimo y'igashimwa n'uwiteka ubure nimba ari umuntu ugira umuta Yesu yamuteye none se wowe ushize mu bwenge bwawe ubundi urumva yamuteye inda bahuriye none se Mariya nago nose Mariya yatewe inda na Yesu none se nago Imana yamuteye inda Bibiliya ivuga ngo yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu asamwe inda ivuye he rero sasa mbo iyo ahantu yavuye inda yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu ni umwuka cyangwa se mwuka wera wenda wasanga nawe mwuka wera yaramwatatse nyine ikibazo mwuka wera nimba ariko mwuka wera yamuteye amafigisiyo nicyo kibazo ndimo ndakubaza izo infigisiyo yazivanye hagana hehe nimba Mariya yarasamye ku bwa Roho Mutagatifu cyangwa se ku bwa mwuka wera akabyara Yesu undi akatubwira ko Yesu yaje kumutera inda iyo nda yamuteye we naye bahuriye hehe we na Yesu yamwandurije infigisiyo ryari kundi bategeze baryamana nkuko Bibiliya ivuga ngo nta muntu wigeze ubyarwa n'ubushake bw'umugore n'umugabo uzegera ugera mu ariko yavuze ko we baryamanye mu buhe buryo yavuze ko baryamaniye mu kibaya cyitwa Rukundo mu kibaya cyitwa iki mu kibaya cyitwa Dayimoni Rukundo wa ndikibaya bita Dayimoni Dayimoni wese icyo kibaya ntabwo kibaho bita Rukundo bahuriyemo Yesu ntabwo atera inda Yesu ntabwo asambana ahubwo Yesu ni urukundo rero icyo kibaya bahuriyemo cyitwa Rukundo kereka nimba barahuriye mu kibaya Yesu agira gute acereza naringize ngo uravuze acereza afite umwami akorera negeze kukubwira ndakubwira ngo biratangaje biteye ubwoba kubona umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana agahembesha abantu ari guhembesha abantu batamuhaye akazi gute iyo umuntu yaguhaye akazi ntabwo uhembesha umwana we uhembesha shobuja rero sinzi kuna abantu bavuga ngo nabakozi b'Imana ejo mu gitondo bagahembesha abana b'Imana ntabwo ingororano z'abantu bakorera Imana bazazibona bari mu isi iyo ni impamba y'urugendo ushobora kubona uri mu isi rero ibyo bintu byabo bantu baza bakavuga ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana ibyo ni bikangisho byo kugira ngo babone kuntu basabiriza bitwaje iryo jambo hanyuma rero hari ikintu nibaza kuki usanga abakozi b'Imana bazana kuri social media ngo runaka ngo pasiteri ngo yaransabye ngo uravuze ko Bibiliya ikuzimu hatabaho kandi Satani ngo yamanutse ngo ajya hehe ikuzimu cyangwa yagiye hanyuma none ubu Satani ari hehe rero sasa ari kuzerera isi no kuyitembera kuko biravanga ngo wasi ubushize ari hehe ari mwisi asate ngo bahuye ngo Yesu abatera inda arimo nuko ngo yagiye muri mama chance ubwo Satani yagiye muri mama chance ufata izina ry'Imana akarikora ari gusenya aho ngahiri kuko abo bantu nibo barimo Satani urumva ibyo bintu muza mukatubwira ngo Satani amanuke kuzimu wabisomye none se ntabwo birivuga ngo abohewe ikuzimu aboheye ikuzimu se ni hanyuma reka nkwiba nyine nanjye negira ngo nkubaze Yesu uri umukozi w'Imana abantu bakubwira ko nyine uri umukozi w'Imana kandi Bibiliya ngo Yesu yabohewe hehe ikuzimu nyine ikuzimu ni ko yaboheye mu mitima y'abantu binangiye kandi nanjye ariho ni kukubaza nyine ikuzimu rero umva damu ndagira ngo kano kanya abantu badukurikiranye bave mu rujijo Bibiliya iravuga ngo kandi ibyo umuntu yizeye bimubera uko baza wumve buretse nawe ndashaka ko buretse oya we buretse sawa utari bumve Bibiliya iravuga ngo ibyo umuntu yizeye bimubera uko abyizeye iyo wizeye ko wagiye ikuzimu ushobora kujyamo mu bitekerezo ushobora kujyayo mu nzozi ushobora kujyayo no mu bundi buryo ariko ikuzimu ntahabaho ikuzimu ni iyi si nkuko kano kanya uzumva umuhanuzi avuga ngo yaraye mu ijuru uri kubyumva ntabwo aba yazamutse ngo ave hano kuri ino si ajye mu ijuru aba yageze mu iyerekwa akumva yatumbagiye ari mu kindi kirere akabona izindi hishurirwa ridasanzwe Imana ikabana nawe iryo juru riri mu kwizera niyo kuzimu ari mu kumuntu yizeye none ko bavuga ko umuntu yapfuye ngo abagiye mu ijuru abagiye mu ijuru hari uwo yuze ubona bahamba bajyana mu ijuru se no se mu ijuru ni hari abahamba agiye mu bihugu by'Arabarabu ugasanga hari bukonje bakaguha inzoga rikeri wayinywa cyane nayo wanywa
kandi ari ngombwa kuri gomba kuyinywa wayemo cyane ayo wawe nakubwiye niba wabyumvishije buri muntu azajyanwa mu ijuru n'ukwemera ndagushimiye wabyumvishije ndagushimiye hanza wumve buri muntu azajyanwa mu ijuru no kwemera kwe ahubwo hari ikindi kibazo wambajije ngo kunywa inzoga n'icyaha urabyibuka ko wabimbajije ariko wavuze ko atari icyaha reka gusobanurire n'abantu badukurikiye babashe kubyumva hano umubwiriza ibice byayo 9 ku mwaka wa 7 haravuze ngo igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Vino ni iki? Vino ni umukobanyi kandi izokwa nayo witashutse ajya kurongora indaya ndagushika kunda naragusambanyije yero umuhungu nyine ndi kukubaza abantu bose nkunda babakobwa cyangwa se bakunda sero sambanyije oya sinamenya niba utarabasambanyije sibuze sinamenya niba utarabasambanyije nta kibazo uru rwawe ruhande abantu bose ukunda urabasambanyije nanjye icyo kiganiro uzakimbaze nanjye nzakikubwira nzaguha n'icyanditswe reka nkubwire uzima iyo mbaza ahubwo iyo umbwira ngo impamvu mbashije icyo kibazo ni iki ibintu byose abakozi b'Imana bigisha urumva hari aho batwigisha Bibiliya nabi bayicuritse hari naho Bibiliya ikwereka ko kunywa inzoga atari icyaha gusambana atari icyaha uyu munsi wa none ugiye nko mu gihugu mahembe ni bantu ki aba bacuzi ni bantu ki aya mahembe ni imyuka mibi cyangwa se ni imbaraga abantu bari gukoresha mu gihe ni imbaraga abantu bari gukoresha mu gihe nk'iki ngiki barimo barakoresha bavanye kuzimu cyangwa se bavanye mu barozi zije kurwanya abakozi b'Imana. Ushatse kuba ko ibi bintu turimo kubona n'aya mahembe Bibiliya ivuga hanyuma muri aya mahembe harimo imyuka mibi y'abarangi hakaba harimo abapfumu harimo abakoresha imiti yo mu bapfumu harimo n'abacururiza ku miti yo mu bapfumu ibyo ngibyo bigatuma abantu Imana yabonagamo ikizi n'abiyitirira ngo Imana iravuze itavuze abantu noneho Imana yagiriraga icyizere ikabasanga bari babize nko tudayimo kandi ubwo ushatse kuba ko rero abantu bagiye gucurwa uko byagize ntabwo byatangiye avese kandi nkande urugero urahera aho ngaho kuri ba Prezire na Papa King ariko Prezire we ni umunyamakuru aravuga tu bintu bikijyana ahubwo twibaze ngo Papa King Imana irimiramuko ni Imana irije kumucura ndimo ndakubwira Imana y'ubwayo uko byagenda kose ije gucura abo bantu bose nabo bavuga ngo bajyamanye ngo na Yesu abo bavanga Imana yavuze itavuze abo bantu bakoresha imbaraga zo mu barozi umucuzi rizabaho ariko uyu munsi Kristo ntabwo araza kujyana umugeni uri kubyumva nyine azamujyana hehe nyine azamujyana mu ijuru yaravuze ngo ngiye kwa data kubategurira aho muzaba aho nzaba namwe ariho muzaba kwa data ubwo ni hehe kwa data ni kwasi ni ku Mana ni hehe Profeti hehe kwa data yavugaga ni kwa data ni mu ijuru kandi ijuru ntaribaho iryo juru ribaho rikaba mu bitekerezo byacu tutararibona ahubwo baza ngo Kristo aba hehe n'Imana ibahe ese ikuzimu habaho ikuzimu habaho kandi yavuze ko nta kuzimu habaho Yesu ari ku musaraba yabwiye cya gisambara kibwira ngo ntabwo uri bujye kuzimu ahubwo urajya mu ijuru aho ndabandi nawe niho uraburi Yesu arabanza amanuka ajya kuzimu ajya kurwana y'intambara ikomeye ariko igisambara yacyohereje mu ijuru yaravuze ngo hari umuntu nzi wagiye mu ijuru rya gatatu hanyuma amajuru niba yaragiye mu rya gatatu bivuze ko hari irya mbere hakaba irya kabiri hari n'andi ari inyuma tutazi yubatse kandi niba uri umwigisha ryubatse hehe ari naho buretse gato ari naho Bibiliya igira iti buretse ariho Bibiliya igira iti urumva abantu badukurikira baze kumva ibintu baze kubyumva Bibiliya igira iti yego Yesu yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi sibyo iyo aza kuba adahari mba mbibabwiye ariko ubwo yatubwiye ko ahari twebwe turi ku isi si ngombwa ko tumenya ibyo mu ijuru tutaragerayo tugomba kwizera ko rihari kuko twakijijwe tugacungurwa kubyizera tugomba kwizera ariko rihari ni ukwizera udashidikanya ko urakoze ariko ntabwo iryo joro wakubaza ahantu riri ntabwo waherekana ku musozo kunywa inzoga ni icyaha kunywa inzoga njyewe yari ikintu nemera ukwemera k'umuntu kubera ko ari umwanditsi umwe yagize kuvuga ngo buri muntu wese azajyanwa n'ukwemera kwe gusambana ni icyaha
gusambana ni icyaha. ushingiye ku ki nimba utemera ko kunywa inzoga ari icyaha ukaba utemera ko njyewe nasomye amategeko y'Imana urumva nta hantu itegeko ryo kunywa inzoga nigeze ndisoma. Nasomye amategeko y'Imana ambwira gusambana. hanyuma ngiye ngiye kugukubita icyanditswe urahita ugura buretse ariko wagiye witonda none se ngewe yarutsa nanjye nkwereka aho dusoma. buretse ndaje. hari ijambo rivuga ngo niba hari umuntu urarikira umwari akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye amurongora. Usambanya nyine nagira ngo nkubaze ngo kurongora nicya urabona wenda urugero reka nguhe urugero uretse nguhe urugero urabona uriya mukobwa hariya umugirira irari ukamufata ukamurongora ukamusaba akaguha waba ukoze icyo ni icyaha. oya none ni icyaha gute kandi bivuze ngo umufata umuro ndamureka kuyobya abantu. ntabwo ari kugenda umuntu akamufata akamusambanya. uzi ko ari kumusambanya aho ivuze Imana ni iki? Imana ni umwuka. Sabaye ngo abayisengera mu kuri no mu mwuka. None se si urukundo se? Imana si urukundo. None se Imana no gusambana. Ese se ryeka nkwereka. None se nimba Imana atari ugusambana. Umuntu aramusambanya. None se abagusambana none se urugero guhaye ugiye guhaye urugero guhaye wabukoze icyaha witonze. Reka ngo ikaze wakomeje kubana natwe ku nkuru y'agakiza tubifuriza kugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe imbere ya kamera mafite umutumirwa hanyuma reka nawe muhikaze. Umeze neza? Ameze neza ndashima Imana yakugira Imana Paul. Mbeze bita amakuru y'iminsi. Ndashima Imana wose. Naho twe turaho ntago twari duherukanye. Ntago twari duherukanye yacembe igihe kirekire ariko kitari kinini cyane. Hanyuma twihuse rero ntago turi butinde ariko ngo abakozi b'Imana muri iyi minsi musigaye mutera inda ngo Yesu ngo bamuteye inda ubu ngubu ngo ngaratwite. Ndashaka kukubaza ibintu bigera muri bine. Icya mbere Yesu atera inda. Icya kabiri Yesu arasambana. Icya gatatu Yesu atera amana amafegisiyo. Icya kane abakozi b'Imana b'iyi minsi ko mbona musigaye mwandagaza Yesu kandi mutakagombye kumwandagaza. Ngibyo ibibazo byanyu. Urakoze cyane Paul. Mu gihe cyashize nigeze kukubwira ngo abantu b'Imana bapfiriye ahantu Imana ibakenereye. Abantu b'Imana bapfiriye ahantu Imana ibakenereye. Umuririmbyi ejo bundi adutse kuririmba aravuga no mu bikomeye biriho ubu ngubu Imana ituramburira amaboko yayo mu bikomeye mu ntambara mu makuba mu gihe hadutse abahanuzi b'ibinyoma Imana ituramburire amaboko yayo kugira ngo iduhe imbaraga zo gukomera mu gihe nk'iki ngiki. Ese umuhanuzi w'ikinyoma agaragarira hehe asati? Ntabwo Bibiliya yavuze ibintu bikomeye. Iravuga ngo ntabwo ngo muzabamenyera ku kingo muzabamenyera ku mbuto bera. Umuhanuzi w'ibinyoma umumenyera n'ubundi ku mbuto yera kubera ko abo bahanuzi b'ibinyoma uvuga nyuma ya none n'ubundi iyo tugiye inyuma y'amarido dusanga ibintu bakorera biteye ubwoba. Ikibazo gihari ni iki ntabwo uri kunsubiza uko nshaka. Ni ukuvuga ngo nimba uyu munsi wa none witwa umuhanuzi imbuto zawe ubu umuntu uri muri Amerika arazimenya. Uko byagenda kose ntabwo abantu bamenya imbuto z'umuntu bari muri Amerika cyane cyane wicaye kuri televiziyo ariko abo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi bamenya ubuzima tubamo kandi tukabamenya nabo turibo. Ndetse n'ikindi abahanuzi b'ibinyoma uko byagenda kose umuntu uriho umwuka w'Imana ariranga. Umuntu uriho umwuka w'Imana ariranga. Hanyuma ndashaka kubaza rero twagiye mbwira uburyo Yesu ashobora gutera umuntu inda. Hari ibintu abantu badukanye muri no minsi byo gushaka amaviyuzi. None se wowe urabyemera ko Yesu atera inda? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ntabwo Yesu umusambanyi. Ushingiye kuki koko umuhanuza yaje avuga ko atwita inda Yesu yamuteye? None se wowe ushyize mu bwenge bwawe ubundi urumva yamuteye inda bahuriye? None se Mariya ntago
nose Mariya yatewe inda na Yesu none se ntabwo Imana yamuteye Bibiliya inda iravuga ngo nyine yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu asamwe inda ivuye he rero sasa iyo ahantu yavuye inda yasamye ku bwa Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu ni umwuka cyangwa se mwuka wera wenda wasanga nawe mwuka wera yaramwatatse nyine ikibazo mwuka wera nimba ariko mwuka wera yamuteye amafigisiyo nicyo kibazo ndimo ndakubaza izo infigisiyo yazivanye hagana hehe nimba Mariya yarasamye ku bwa Roho Mutagatifu cyangwa se ku bwa mwuka wera akabyara Yesu undi akatubwira ko Yesu yaje kumutera inda iyo nda yamuteye we nawe bahuriye hehe we na Yesu yamwandurije infigisiyo ryari kundi bategeze baryamana nkuko Bibiliya ivuga ngo nta muntu wigeze ubyarwa n'ubushake bw'umugore n'umugabo uzegera ugera mu ariko yavuze ko we baryamanye mu buhe buryo yavuze ko baryamaniye mu kibaya cyitwa Rukundo mu kibaya cyitwa iki mu kibaya cyitwa Dayimoni Rukundo wa ndikibaya bita Dayimoni Dayimoni wese icyo kibaya ntabwo kibaho bita Rukundo bahuriyemo Yesu ntabwo atera inda Yesu ntabwo asambana ahubwo Yesu ni urukundo rero icyo kibaya bahuriyemo cyitwa Rukundo kereka nimba barahuriye mu kibaya Yesu ntabwo ibyo bintu byumvikana reka none se ariko bundi habaho ba Yesu bangahe tutarakomeza urebye habaho Yesu umwe ariko haba n'abamwiyitirira aha none se ahubwo wakambwiye uti wasanga wenda atari Yesu yaravugaga dayimoni yitwa Yusutu akaba ari yamurongoye akamutera amayefegisiyo ari ikintu ngewe ntashaka kwemeranya nawe urumva akangubwo ikintu ntemeranya nawe ibyo bintu by'abadayimoni bamuteye inda sindi buze kubyemera n'ibyo bintu bya Yesu ngo wamuteye inda simbyemera akamutera na fegisiyo uwo muntu ni ivangirwa rivanze n'amaco y'inda rivanze n'ibyaha biri muri we rivanze n'ururimi rwe rwagoramye yakoresheje n'ururimi rwagize gute rwagoramye ushatse kuvuga ko yagoramye afite ururimi rugoramye afite ururimi utazi ibyo ruvuga kandi ubwo azi gukaraga ururimi rwe mu kanwa ariko se wambwira ute ko avuga ngo ururimi ngakaraga ururimi rwe ngo inshuro zingahe ngo rugoramye kandi ubwo we yarivugiye ko ubu noneho Yesu akunda indaya kuko nawe ngo ari indaya bamubwire ukuntu bimeze muri no minsi abitwa ngo ni abakozi b'Imana cyangwa se abiyita abitwa badukanye ibintu arya nawe uri iki ngewe oya ngewe ndi umwana w'Imana abandi bo ni iki ni abakozi b'Imana ndakubwiza ukuri ingororano bari mu isi ariko buriya n'abakozi ba Satani nibibaho ntabwo sinzi ibyo bamukorera ubwo nimuhuru uzababaza oya abakozi ba Satani bo nibabaho abakozi ba Satani ngewe ikintu nemera cyo nemera ko buri muntu wese afite umwami acereza agira gute acereza naringize ngo uravuze acereza afite umwami akorera nigeze kukubwira ndakubwira ngo biratangaje biteye ubwoba kubona umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana agahembesha abantu ari guhembesha abantu batamuhaye akazi gute iyo umuntu yaguhaye akazi ntabwo uhembesha umwana we uhembesha shobuja rero sinzi kuna abantu bavuga ngo nabakozi b'Imana ejo mu gitondo bagahembesha abana b'Imana ntabwo ingororano z'abantu bakorera Imana bazazibona bari mu isi iyo ni impamba y'urugendo ushobora kubona uri mu isi rero ibyo bintu by'abo bantu baza bakavuga ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana ibyo ni ibikangisho byo kugira ngo babone ukuntu basabiriza bitwaje iryo jambo hanyuma rero hari ikintu nibaza kuki usanga abakozi b'Imana bazana kuri social media ngo runaka ngo pasiteri ngo yaransabye ngo ndamuha ngo Imana imbabarire mu gihe cyashize ahangaha naho ndagira ngo tubanze tusasanure neza ibintu ntujyane kure y'ibyo nkubajije hadutse abagore hano hanze ahangaha tureke uwo nguwo wavuze ko yatewe inda na Yesu hari n'undi mugore noneho wadutse avuga ko Papa King ajye kuzima aciye muri tuwarete kandi akitwa ngo ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana bajyanyeyo aho baciye bagiye kuzimu bajyanyeyo nagira ngo uturebe iyo nzira kubwira bajya kujyayo barajyanye Bariza Brazil Brazil azadusobanurire rega hari ibintu abantu baza kuvuga imbere ya kamera bari kugira ngo basebanye cyangwa baharabikane nta muntu n'umwe ufite amakuru kuko ajya kugikuzimu ntawe yigeze abibwira hari uwo wabuze yabwiye Bariza Brazil nyine ndimo ndakubaza wowe wabyumvishije nawe ushyire mu bwenge cyangwa se undi muntu uzadukurikirana aratubwira ati ngewe numvishe umuntu atubwira ko azajya kuzimu siko cyangwa se afite inzira ijya kuzimu iyo nzira ijya kuzimu ajya kujyaho barajyanye yayibonye ati ese ubundi wemera ko ikuzimu habaho ntabwo habaho ikuzimu kuki utemera ko ikuzimu habaho ukemera ko habaho ijuru ikuzimu nk'uko ijuru n'ubundi natwe Bibiliya itubwira ko tuzabona isi
ubwo iyi ngiyi yamaze kuvana. Wizera ko habaho ijuru se? Ijuru ribaho. Aha, none kuki utizera ko n'ikuzimu habaho? Nabwo ndagira ngo mbwire Damuru. Bibiri umva buretse uravuze ko bibiri ikuzimu hatabaho. Kandi Satani ngo yamanutse ngajya hehe ikuzimu cyangwa yagiye hehe? Hanyuma none ubu Satani ari hehe rero sasa? Ari kuzerera isi no kuyitembera. Kuko biravanga ngo wasi ubushize. Ari hehe? Ari mwisi. Ari ngo bahuye ngo Yesu abaterinda. Arimo. Uko ngo yagiye muri mama chance, ubwo Satani yagiye muri mama chance. Ufata izina ry'Imana akarikora ari gusenya. Aho ngahiri kuko abo bantu nibo barimo Satani. Urumva ibyo bintu muza mukatubwira ngo Satani amaruka ikuzimu wabisomye. None se ntago birimo ngo abohewe ikuzimu? Aboheye ikuzimu se ni. Hanyuma reka nkwiba nyine nanjye negira ngo nkubaze Yesu sura umukozi w'Imana. Abantu bakubwira ko nyine uri umukozi w'Imana kandi Bibiliya ngo Yesu yabohewe hehe? Ikuzimu. Nyine ikuzimu ni ko yaboheye mu mitima y'abantu binangiye. Kandi nanjye ariho ndi kukubaza nyine. Ikuzimu rero urumva Damu, ndagira ngo kano kanya abantu badukurikiranye bave mu rujijo. Bibiliya iravuga ko kandi ibyo umuntu yizeye bimubera. Baza wumve. Buretse nawe. Ndashaka ko buretse. Oya. Wewe buretse ariko. Buretse. Sawa utari wumve. Bibiliya iravuga ngo ibyo umuntu yizeye bimubera uko abyizeye. Iyo wizeye ko wagiye ikuzimu, ushobora kujyamo mu bitekerezo, ushobora kujyayo mu nzozi, ushobora kujyayo no mu bundi buryo. Ariko ikuzimu ntahabaho, ikuzimu ni iyisi. Nkuko kano kanya uzumva umuhanuzi avuga ngo yaraye mu ijuru. Uri kubyumva? Ntabwo aba yazamutse ngo ave hano kuri nosi ajye mu ijuru. Aba yageze mu iyerekwa akumva yatumbagiye ari mu kindi kirere akabona izindi hishurirwa ridasanzwe Imana ikabana nawe. Iryo juru riri mu kwizera, niyo kuzimu ari mu ko umuntu yizeye. None ko bavuga ko umuntu yapfuye ngo abagiye mu ijuru. Abagiye mu ijuru ari wowe uzubona bahamba bajyana mu ijuru se no se mu ijuru ni hari abahamba. Ariko abundi wabaye hari umuntu yizubona. Nuko ngo baba batubeshye. Hari umuntu yizubona bahamba mu ijuru. Ahangaha rero ikiganiro gihinduye isura. Reka nkwereke ukuntu gihinduye isura. Umaze kuba ko ijuru ritabaho n'ikuzimu hatabaho. Wemera ko ijuru riba mu bitekerezo by'abantu. Nyine beretse mu kuzimu biba mu bitekerezo by'abantu. Bibiliya iravuga ngo tuzabona indi si nshya. Ubwo bino bizaba byamaze kuvanwaho. Rero ntabwo iryo juru abantu bari kubwira iyo umuntu apfuye ntibamuhamba mu ijuru. Nta nubwo bamuhamba ikuzimu, bamuhamba mu gitaka. Ikuzimu ni Satani noneho kwavuga ngo iyo usengera abantu. Bino jewe ntabwo nsengera abantu. Fatanya n'umuntu gusenga. Hanyuma uri umuhanuzi? Uri umuhanuzi. Hanyuma iyo uhanuriye umuntu ukamubwira ati Imana ikurinze imbaraga z'ikuzimu cyangwa se gukije imbaraga z'ikuzimu. Hanyuma ndakeka ko byanga bikunze ubwo buhanuzi ubutambutse. Noneho uhanura ibyo utazi. Reka gusobanurira kino kintu. Okay. Ngewe nambara nkunda kwambara imyenda y'imyeru n'imyenda y'imikara. Wowe wambara imyenda y'imyeru n'imikara. Impamvu nkunda kubyambara bishatse gusobanura ngo habaho igihe cy'umwijima akabaho n'igihe cy'umucyo mu buzima bwa buri muntu. Ntabwo byumvishije. Habaho igihe cy'umwijima n'igihe cya nijoro akabaho n'igihe cy'amanywa. Bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ko mu gihe ngewe ubwanjye nshobora guhanurira umuntu yuko Imana imukuyeho imbaraga mbi z'abadayimoni, kuko nakusobanurira ndakubwira ngo Satani akorera hano mu isi. Uri kubyumva Damu? Satani akorera hano mu isi kandi akorera mu bantu nkuko n'Imana ikorera mu bantu. Yego. Ndakumva po. Ndagira ngo kano kanya dusomere mu gitabo cya Zekariya ibice bibiri uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4 maze twumve icyo Bibiliya ishaka kuvugana natwe muri kano kanya. None se ko utujyanye muri Bibiliya ni ijambo rihwanye n'ibyo twari turimo cyangwa ahubwo ni ugukwepa ibibazo byawe? Ntabwo ari ikibazo cyo gukwepa ibibazo byawe, ndacyahari ahubwo ndagira ngo tubanze dutange ubuhanuzi bwo muri no minsi. Zekariya kangahe? Zekariya 2 uhere ku murongo waho wa mbere ugeze 4. Amahembe ane n'abacuzi banini ku mutwe w'ijambo uvuga, maze nubura amaso yanjye, nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane. Mbaza marayika twavuganaga ati biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya ni amahembe yatatanyije abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. 3 Uwiteka nyereka abacuzi 4
ndamubaza ati bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanyije abayuda nihagira uwegura umutwe, none rero bariya bazanywe no kuyirukana no kuyakubita hasi. Amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. urakoze cyane Paul. kugira ngo tuze kuza kuganira n'abantu turi kumwe mu kino cyigishwa cyangwa se muri no jambo ry'Imana. Uyu mugabo bita Zakariya yahanuye ibintu bikomeye bisa n'ibiri gusohora mu kino gihe. Igihe abakozi b'Imana cyangwa se abiyita ngo n'abakozi b'Imana barakoresha imbaraga mbi z'imyuka mibi y'abadayimoni. Ubwo no kuvuga ngo ushyigikiye rero bariya babivuga cyangwa se nibyo tubona? Ngiye ntabwo mbashyigikiye, ahubwo ndi kukubwira ko Satani hari ubundi buryo yadukanye cyangwa se hari izindi mbaraga yazanye arizo Zakariya yahanuye. Aravuga ngo abona ihembe aritera Abisiraheli. Nagira ngo mbigusobanure muri buno buryo. Nureba urasanga ntabwo byatangiye abantu b'Imana bunze ubumwe. Ejo bukeye kabiri hahita haza amatorero menshi, haza amadini. Uri kubyumva? Ni hariya Bibiliya ivuga ngo barangije ngo Abisiraheli n'Abayuda batatanira mu misozi. Abantu baratatana ariko bamwe bajya gukoresha imbaraga bakura ikuzimu cyangwa se bakura mu bakozi ba Satani. Abandi nabo baranyaruka bajya gushaka izindi mbaraga. Abandi nabo baza n'abahanuzi b'ibinyoma bari guhanura ko Kristo ngo yamuteye inda. Abandi nabo baje kuvuga iby'indamu zabo. Yesu asigaye ngarongora shaho. Ntabwo ariko bimeze. Izi ni imbaraga abantu bari gukoresha, barimo barashaka amakontenti, barimo barashaka views kugira ngo basebye izina ry'Imana. Ariko n'ubundi uko byagenda kose, uko babikora kose, izina ry'Imana rizakomeza cyane. Niyo mpamvu abakobwa bacu banze baba baragumiwe. Urumva Yesu ribo harimo kubatera. Ndamuru banza umve kino kintu. Ntabwo Yesu nta muntu yateye inda. Uriya mugore afite ivangirwa rikomeye cyane, ahubwo nacunga nabi. Ariko Bibiliya iravuze ngo banza wumve. Zakariya yahise yerekwa amahembe n'abacuzi bane. Ni ibintu bibiri yabonye, ni ibintu yerekwa yabonye. Abona abacuzi, abona n'amahembe. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abariya bacuzi ngo bazanywe no kwirukana amahembe yateraga Abisiraheli n'Abayuda bigatuma batatana. Hanyuma nagira ngo nsobanurire aya mahembe ni bantu ki, aba bacuzi ni bantu ki? Aya mahembe ni imyuka mibi cyangwa se ni imbaraga abantu bari gukoresha mu gihe ni imbaraga abantu bari gukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Barimo barakoresha bavanye kuzimu cyangwa se bavanye mu barozi zije kurwanya abakozi b'Imana. Ushatse kuba ko ibi bintu turimo kubona n'aya mahembe Bibiliya ivuga. Hanyuma muri aya mahembe harimo imyuka mibi y'abarangi, hakaba harimo abapfumu, harimo abakoresha imiti yo mu bapfumu, harimo n'abacururiza ku miti yo mu bapfumu. Ibyo ngibyo bigatuma abantu Imana yabonagamo ikiza, n'abiyitirira ngo Imana iravuze itavuze. Abantu noneho Imana yagiriraga icyizere ikabasanga bari babize nko tudayimoni. Nibyo ushatse kuvuga? Nabo ngabo. Noneho amahembe Bibiliya yise ivuga rero abacuzi rero. Iravuze ngo haza n'abacuzi. Baje gufata ibyo bintu byose abantu bakoze bibi. Umucuzi burya nta kindi kintu ashobora gukora. Aje gucura nyine. Aje gucura, aje no guhonda, aje no guhindura, aje no kugorora ibyo ngibyo byagoramye. Avese kandi ubwo ushatse kuba ko rero abantu bagiye gucurwa uko byagize ntabwo byatangiye. Avese kandi nkande urugero urahera aho ngaho kuri ba Prezire na Papa King. Ariko Prezire we ni umunyamakuru aravuga tu ibintu bikijyana. Ahubwo twibaze ngo Papa King Imana irimira ni Imana irije kumucura. Ndimo ndakubwira Imana y'ubwayo uko byagenda kose ije gucura abo bantu bose. Nabo bavuga ngo bajyamanye ngo na Yesu, abo bavanga Imana yavuze itavuze, abo bantu bakoresha imbaraga zo mu barozi. Umucuzi araje. Hanyuma tugana ku musozo, reka ngira ikintu nkwibariza wa mugabo we. Uri umuhanuzi kandi umuhanuzi yemerwa ari uko ibintu yahanuye bisohoye. Turi kugendana. Ndimo ndakumva. Yesu yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya iyo ngiyo atari we ugize gute? Atari we umujyanye. Hanyuma kujyanwa kwa Yesu ajyana uyu muntu mu buhe buryo?
uretse wumve yaravuze ngo nta muntu n'umwe uzajya kwa Yesu atari we umugeze gute umujyanye. Hanyuma Yesu ajyana umuntu gute? Ese amutuza hehe ko wumva nta juru ribaho? Eliya Damuru ibyo nakubwiraga mu kanya kashize ndakubwira ngo ijuru rizabaho. Yego. Ariko uyu munsi Kristo ntabwo araza kujyana umugeni. Uri kubyumva? Nyine azamujyana hehe nyine? Azamujyana mu ijuru. Yaravuze ngo ngiye kwa data kubategurira aho muzaba, aho nzaba namwe ariho muzaba. Kwa data ubwo ni hehe? Kwa data ni kwasi. Ni ku Mana. Hehe Prophet. Hehe. Kwa data yavugaga ni kwa data ni mu ijuru. Kandi ijuru ntaribaho. Iryo juru ribaho rikaba mu bitekerezo byacu tutararibona, ahubwo baza ngo Kristo aba hehe n'Imana ibahe. Ese ikuzimu habaho? Ikuzimu habaho. Kandi yavuze ko nta kuzimu habaho. Yesu ari ku musaraba yabwiye cya gisambara kibwira ngo ntabwo uri bujye kuzimu, ahubwo urajya mu ijuru. Aho ndaba ndi nawe niho uraburi. Yesu arabanza amanuka ajya kuzimu, ajya kurwana y'intambara ikomeye, ariko igisambara yacyohereje mu ijuru. Ni ibintu bikomeye. Yesu ajya yohereza nuko yakoze transfer. Buriya duhakanye ko nta Mana ihari, twahita duhakana ko ba Mose na ba Eliya nta hantu bari, ubwo n'inzererezi ziri mu kirere tutazi aho cyari cyo. Ese bundi nta nzererezi mu mwuka zibaho? Zirahari nyine z'abapasiteri baguye bagiye mu barangi. Mu ijuru urimo uravuga ba Eliya na ba Enoki bari warahasomye? Yego. Hadusomeye. Buretse ngusubize. Pawulo yaravuze ngo hari umuntu nzi wagiye mu ijuru rya gatatu. Hanyuma amajuru niba yaragiye mu rya gatatu bivuze ko hari irya mbere hakaba irya kabiri, hari n'andi ari inyuma tutazi. Yubatse. Kandi niba uri umwigisha ryubatse hehe? Ari naho buretse gato, ari naho Bibiliya igira iti ariho Bibiliya igira iti urumva abantu badukurikira baze kumva ibintu baze kubyumva. Bibiliya igira iti yego Yesu yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, sibyo? Iyo aza kuba adahari mba mbibabwiye, ariko ubwo yatubwiye ko ahari. Twebwe turi ku isi, si ngombwa ko tumenya ibyo mu ijuru tutaragerayo. Tugomba kwizera ko rihari kuko twakejejwe tugacungurwa kubyizera. Tugomba kwizera. Ariko rihari no guhamya ni ukwizera udashidikanya ko urakoze. Ariko ntabwo iryo juru wakubaza hano riri ntabwo waherekana. Iryo juru rero nk'uko wavuze ngo riri mu bitekerezo, riri mu bitekerezo mu kwizera. Nta mfatiro rero zihari ry'ahantu ijuru rishinze, nk'uko noneho wakubaza ngo wapfuye roho y'ijya he ntabwo wahabona. Aho ndemeranya nawe. Urakoze. Hanyuma reka ngire ikintu nkwibaza, ubwo turi kugana ku musozo. Kunywa inzoga ni icyaha? Kunywa inzoga njyewe yari ikintu nemera. Nemera ukwemera k'umuntu, kubera ko ari umwanditsi umwe yagize kuvuga ngo buri muntu wese azajyanwa n'ukwemera kwe. Gusambana ni icyaha? Gusambana ni icyaha. Ushingiye kuki? Nimba utemera ko kunywa inzoga ari icyaha, ukaba utemera ko njyewe nasomye amategeko y'Imana. Urumva nta hantu itegeko ryo kunywa inzoga nigeze ndisoma. Nasomye amategeko y'Imana ambwira gusambana. Hanyuma ngiye kugukubita icyanditswe ureta ugura buretse, ariko wagiye witonda. None se ngewe yarutsa nanjye nkwereka aho dusoma. Buretse ndaje. Hari ijambo rivuga ngo niba hari umuntu urarikira umwari akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore. None se ubushe kumusambanya? Nyine nagira ngo nkubaze ngo kurongora nica urabona wenda urugero, reka nguhe urugero, uretse nguhe urugero. Urabona uriya mukobwa hariya umugirira irari ukamufata ukamurongora ukamusaba akaguha, waba ukoze icyo ni icyaha. Oya none ni icyaha gute kandi bivuze ngo umufata umuro? Ndamureka kuyobya abantu. Ntabwo ari kugenda umuntu akamufata akamusambanya. Ese uko ari kumusambanya? Aho ivuze Imana ni iki? Imana ni umwuka. Sabaye ngo abayisengera mu kuri no mu mwuka. None se si urukundo se? Imana si urukundo. None se Imana no gusambana? Ese se reka nkwereka. None se nimba Imana atari ugusambana? Kunze umuntu aramusambanya.
none se abagusa none se urugero aguhaye ugiye aguhaye urugero aguhaye waba ukoze icyaha witonze we ko ngukunda naragusambanyije yari umuhungu nyine ndi kukubaza abantu bose nkunda b'abakobwa cyangwa se bakunda sero usambanyije oya sinamenya niba utarabasambanyije sinamenya niba utarabasambanyije nta kibazo ugira urwawe ruhande abantu bose ukunda urabasambanyije nanjye icyo kiganiro uzakimbaze nanjye nzakikubwira nzaguha n'icyanditswe reka nkubwire uzi impamvu iyo mbaza ahubwo iyo umbwira ngo impamvu mbajije icyo kibazo ni ikihe ibintu byose abakozi b'Imana bigisha urumva hari aho batwigisha Bibiliya nabi bayicuritse hari naho Bibiliya ikwereka ko kunywa inzoga atari icyaha gusambana atari icyaha uyu munsi wa none ugiye nko mu bihugu by'Abarabu ibintu nakubwiye wabyumvise nyinaberetse uyu munsi wa none ugiye mu bihugu by'Abarabu ugasanga hari bukonje bakaguha inzoga rikeri wayinywa cyane nayo wanywa kandi ari ngombwa kuri gomba kuyinywa wayinywa cyane nayo wanywa nakubwiye niba wabyumvise buri muntu azajyanwa mu ijuru n'ukwemera ndagushimiye wabyumvishije ndagushimiye hanza wumve buri muntu azajyanwa mu ijuru no kwemera kwe ahubwo hari ikindi kibazo wambajije ngo kunywa inzoga ni icyaha urabyibuka ko wabimbajije ariko wavuze ko atari icyaha reka gusobanurire n'abantu badukurikiye babashe kubyumva hano umubwiriza ibice byayo 9 ku mwaka wa 7 haravuze ngo igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Vino ni iki? Vino ni umukobanyi kandi izokwa nayo witashutse ajya kurongora indaya. Ndagushimiye. Reka tubwire abari badukurikiye kigaro cyacu nakagaruka uwitashutse akagira gute? Ubwo witashutse nyine witashutse ajya kwirebera bamunuza akodamo ubundi wabaye gute? Dabaye nese kandi none yewe uwitashutse se bigenda bite? Uwitashutse abafite umutima unezerewe kandi imirimo yigashimwa n'Uwiteka. Ubure nimba ari umuntu ugira umutima mwiza n'umusinzi gumaniraho. Yego seda urakoze cyane. Reka tubwire abari badukurikiye ko ibiganiro byacu arakagaruka uyu munsi wa none. Ngewe abari bazi ko uyu muvandimwe avuga ijambo ry'Imana ngewe ibyo ngibyo ngewe namubajije ibiriho ubu n'ibivugwa mu bakozi b'Imana babaye indaya, bamwe babaye imbuku, bamwe babaye ibiki ibyo manzi. Hanyuma rero reka mbashimire babwire ko tubarara iki kiganiro kindi noneho cyo kasamutwe cyo kumena amabuye. Hanyuma reka mwubwire ngo kandi subscribe ukoresha na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho buri munsi.